Ni byiza cyane kuba mwumva ishuri. Urabizi neza ko kugira ngo uhembwe bisaba kuba wakoze. Iyi nyungu irumvikana cyane. Ku rundi ruhande mu bwonko bwawe haba hari icyitwa système automatique. Ibi noneho ni ibitekerezo bishingiye ku marangamutima. Imikorere y'ubwonko hano irihuta cyane. Aha ni ibyiyumviro by'umubiri wawe bikumvisha uburyo icyo kiruhuko gikenewe cyane kandi bikakumvisha ko umeze neza ku buryo udakwiye kwitesha iyo myumvire. Aha niho ugenda wongera umunota umwe kugira ngo ugomba kumara mu kiruhuko. Iyo bibaye uko nguko, iyi mikorere ibiri ibangikanye y'ubwonko, système rationnel na système automatique, yihuriza hamwe. Iyo yihurije hamwe nibwo umuntu ahita ahaguruka agasubira mu kazi. Ikibazo ni uko ibi bitaba kenshi. Buri wese muri twe azi uburyo bw'imyumvire twita ubuti. Iyi ni ya myumvire ikubwira ko ari byiza gukomeza kwicara mu gihe amasaha y'ikiruhuko yarangiye. Ya myumvire ikubwira ko ari byiza gukomeza gutegereza ascenseur mu gihe cy'iminota 5 kandi washobora kuzamuka escalier ukagera aho ujya. Abantu bose bazi neza ko ibihe by'ubute n'ubunebwe bibaho. Ari niyo mpamvu benshi bagerageza kwitegura kuzahangana nabyo mu gihe kizaza. Ni mu mitekerereze nk'iyo uzabona kanaka ateka rimwe na rimwe akarira mu masafuriya kugira ngo atanduza amasahane bikazamusaba kuyoza. Impamvu afata iki cyemezo ni uko azi ko koza amasahane bishobora kuba bivuna. Muribuka ibyemezo ubwonko bwacu bufata mu gihe cy'ubunebwe? Hari ibishingiye ku mitekerereze, gushyira mu gaciro aribyo système rationnel, hakaba n'ibishingiye ku marangamutima, système automatique. Iyi niyo mpamvu buri gihe uzihutira gukora igikorwa uzi ko kiguha amarangamutima meza kurusha icyo uzi ko kiguha amarangamutima mabi. Dore uburyo umuntu arimo amarangamutima meza cyangwa se mabi mu mutwe we, maze bikazagira ingaruka ku myitwarire no ku byemezo bye by'ahazaza. Urugero, iyo ugiye muri siporo cyangwa se mu myitozo ngororamubiri ukabikorana umuvuduko munini n'ingufu nyinshi, cyangwa se ukabikora umwanya munini birangira unaniwe cyane ndetse ku munsi ukurikiyeho ukirirwana amavunane. Ubutaha ujya muri siporo, cya gice cy'ubwonko gikora ibirebana n'amarangamutima, système automatique, kizakwibutsa ko iyo ukoze siporo unanirwa cyane bigatuma wumva utameze neza. Naho système automatique izakubwira ko atari byiza gukora ibyo bintu uzi neza ko biri bukunanize. Ibi bisobanuye ko kugira ngo ukore igikorwa kigira umuco uzajya ugikora kenshi, ni ngombwa ko icyo gikorwa kiba gishimisha ubwonko bwawe. Biri mu miterere yacu guteganya amarangamutima afitanye isano n'igikorwa runaka, ariko hari igihe ubwonko bwacu nabwo bwabya. Ushobora kugira ubute buri ku rwego rwo kubona akabuye gato kari mu nzira yawe, ubwonko bwawe bukakubwira ko kukabererekera cyangwa se kugakatira bitwara ingufu nk'izo kurira umusozi. Ibi bitera imyitwarire ishobora kugaragara nk'ubunebwe kandi mu by'ukuri ari ikindi kintu. Byitwa procrastination. Ni imikorere irangwa n'ingeso yo kwimurira ejo ikintu wari ufite ubushobozi n'umwanya wo gukora uyu munsi. Joel Billier, umwarimu w'isomo ry'igenamitekerereze muri kaminuza ya Lausanne mu Busuwisi, ati iyo ugiye gukora igikorwa ariko mbere yaho ukabanza guteganya ko icyo gikorwa kizakugora cyangwa se ko udafite ubushobozi bwo kugikora neza, kwimura icyo kintu ku wundi munsi ni bumwe mu buryo bwo guhangana n'aya marangamutima cyangwa se ibitekerezo. Ibi ni byo abantu biberamo mu buzima bwa buri munsi. Uzabyumva mu matangazo asaba abantu kumenyekanisha imisoro, babwirwa ko ari byiza kwirinda umubyigano n'umuvundo wo ku itariki ya nyuma. Birazwi ko abantu benshi barindira itariki ya nyuma ngo bagire igikorwa bakora, nyamara bari bafite umwanya wose n'igihe gihagije. Ababaye abanyeshuri barabizi cya gihe utegura ibazwa mu minsi ya nyuma, nyamara igihembwe cyose wari uzi ko igihe runaka uzakora ikizamini. Ku bantu bose ahantu hose ku isi, gutanga amafaranga yaba y'imisoro cyangwa se andi yose ntabwo ari igikorwa gitera amarangamutima y'ibyishimo. Ariyo mpamvu abantu benshi iyo bisanze bagomba gutanga amafaranga bahitamo kuzayatanga ejo aho kuyatanga uyu munsi. Iyi igomba kuba ariyo ntandaro yo gusora ku munsi wa nyuma. Rimwe na rimwe abantu bagacibwa n'ibihano by'ubukerererwe. Ibi biba ku isi yose. Ku bantu bamwe na bamwe, iyi myitwarire yo kwimurira ejo cyangwa se ubutaha igikorwa washoboraga gukora uyu munsi igera kure ku buryo hari igikorwa utazigera ukora mu buzima bwose. Mwakoze kubana natwe, nawe utaha ku ishuri.